ushinzwe ubutaka Nyarurembo yavuye ku izima yiyemeza guhindura imitangire ya serivisi. Hagati aho amakimbirane ya Mutesi n'abavandimwe baragenda afata indi ntera. Nurunana. Ariko mana yanjye kuko yewe reka nkubwire ikintu kimwe Mute. Urambwira se urambwira iki? Murakomeza kunyuma uburenganzira bwanjye asiki. Umva se nyine guhera nona fata ibyaha byose ugenda utangira kuba muri kariya kazu kabagamo inkoko n'ihene tukizifite. Urumva kariya twabikagamo ibikoresho bishaje. Vuba ngo iki Felisia? Genda ubari uzajya uba ntawe ugishoboye kwihanganira uwo muntu uko wawe. Ariko mana aka nagahinda koko bigeze naho mezwa nkohereza kwa mu kiraro cy'ihene mfashwe nk'umunyamahanga mu rugo iwacu kwa data na mama. Ariko se undi Mute nene niceceke ariko none reka nanjye mvuge pe wowe ubona ntaho ubangamye. Ndabangamye kubera uburwayi bwa fistile mfite Beni. Sha icecekere ngo agako ari kubundi karahandurika koko. Mbese yaba ari wowe byabayeho ra? Nge si icyo mvuga ariko Mute ahubwo icyo mvuga ni ukukubwira kuki wikunda. Yegora. Nge se nikundane. None si yo musaza wacu akubwira ati dore ufite amafaranga yafata uwo gura isabune ukabyanga ahubwo ugahora ushaka gufata amasabune y'ibintu muri botike ubona atari gushaka kwikubira koko. Ye ngaho ni mumvire y'indimwe rero nababwira iki? Cyangwa reka nkugire inama nziza Mute. Ayo mafaranga wiziritseho yazane tuyashyire muri butike. Yegora. Nibyo tuyaranguze none niba ushaka amasabune cyangwa ufata ibindi bintu muri butiki bive mu nyungu nibura y'ayo mafaranga. Ubu nsi urakomeza kuyibikaho kubera iki? Noneho buri wese najya abona amafaranga ajya yibikaho. Nibyo ushaka? Mumbabarire cyane Beni. Amafaranga yanjye n'ayanjye. Mbese ko numva ariyo yabubije amahoro murabona amafaranga yanjye ari menshi ku buryo mutatuza mutayabonyera? Okay. Ndumva byakaze. Reka mbe nigera yarakubwa sanere kwiyogoshesha. Urumva? Mute nsanga bafashe umwanzuro senya baki Felisia. Urahitamo kimwe kwemera kuyatanga cyangwa ukajya wishyura icyo ufashe muri butiki. Bitari ibyo rero ufata ibyawe byose nsanga yimukiye muri kariya kazu. None se ntawageze hano mu rugo mujye? Ariko urambaza ndi mama Cedric agera aha? Ntiyaraye iwawe se mama? Umwana yaraje iwanjye n'inshoro arongera araryama ariko muri iki gitondo nabyutse kare rwose ubanza ari nka 12 zari zitari zanagera nsanga umwana yagiye kera. Nose mama niho yigiye yagendeye noneho? Reka da none mukanya ngiye kureba amasafuriya yanjye aho yabikaga ngo nyasukure nsanga ntayahari. Ubwo se Cedric wayibye mama? Niwe rwose nta wundi washobora kuza kwinjira hano muza agatwara amasafuriya. Ayo masafuriya ejo yarahari none se urumva yagiye. Ariko nyama narakubwiye mama, narakubwiye ni Cedric afite abadayimoni urabihakana. Se nakubwiye ngo umubwira garuke mu rugo ukavuga ngo reka nawe ubugerageza ngaho rude nawe arakweretse. Ariko se bururiya mwana tuzamugire dute koko mugiye? Mududu sinaye ko mpamagaye mu kabyarana. Wasanga batamufatanye ya masafuriya. Ndebe byane biba amaraso mama, ndebe byane biba amaraso. Allo? Mujye waramutse? Mwaramutse neza mudugu. Yego niko ye. Karame. Ndagira ngo nkurarikire inama iza kuba nyuma ya saa sita. Aho inama y'akagari isanzwe ibera. Maze muyitabire. Irabivuga ku biki serufo? Ni ku bibazo bifitanye isano n'imitangire ya serivisi y'ubutaka. Iyo nama irakoreshwa na Land Manager. Ni uza kwiyobora. Yo sinyisiba rwose. Uzi ko ikibazo mfite muri serivisi y'ubutaka kimaze igihe batari bakinkemurira. Ntutangwe rero. Yega nyirabazungu. Haryo tunyuze hano werekeza hehe? Aha, ngiye mu nama. Inama? Inama nyabaki? Ni ya cyakibina cyanyu se? Hoye. Ahubwo sowe ntuzi ko mu kanya nyuma ya saa sita hari inama. Reka ta? Ese wababitera? Ntayo nzi nuko. Hari inama y'abaturage mu rwego rw'akagari ngo baraza kudusobanurira ibijyanye n'ubutaka. Reka? Ntabwo wabyumvise? Iyo nama ko ari ingirakamaro di. Ariko uzi ukuntu hari abantu bafite ibibazo by'ubutaka bwabo benshi cyane. Ugasanga barahora basiregera kwa randi hagashira igihe kitari gikeya ibibazo byabo bitarakemuka. Ngo wa wundi wo ku murenge ushinzwe iby'ubutaka ngo arabahari. Reka? Ubanza harari nawe uri buyobora iyo nama mama. Reka nyabazo. Reka nze nanjye nitegure noneho tujyane muri iyo nama. Ngaho se ngwino tujyane mama. Rwose reka ngerageze. Mbese wari ubizi nyirabazo? Ibiki se?
yewega reka nze nkwereke da isi niba ikirango idagiye kunyerekara reka hano nateye imbere sinabikubwiye reka ye dore nyabuzo wayibonye wayibonye ariko yewe ako kaba ari agasuzuguro kuko jyewe nyirabazungu ngo sinzi imbabura icyo ari cyo ariko noneho wari kubanza wagize ngo ni imbabura imeze nk'izisanzwe uzi yakada aho da iyi yitwa rondereza aho ikoresha inkwi nkeya kandi ntisohora ibyotsi byinshi niyo wambwiraga y'igitangaza cyane rwose ko ari byiza se wa imbabura irondereza inkwi nta kwisa rwose yego ko ni ukuri ahubwo agira uti ikagabanya n'ibyotsi aho da uzi ukuntu burya ngo imyotsi iri mu byangiza ikirere dingo igatera indwara si uko se ndumva icyo ari kimwe mu bisubizo byo kubungabunga ibidukikije rwose yego urabyumva nawe rero ko ziriya mbabura zikoresha inkwi nkeya zituma abantu badakomeza gutema amashyamba cyane ugasanga ibiti biragabanyutse ariko nibyo wa rwose niko bikwiye muraho yemwe yemwe aba hano muraho ariko nduva umuntu usuhuza arangwe yemwe muraho neza ye nimukomeze ye muraho neza ndabona ubonye n'umushyitsi da muraho ko ntabamenye se wa mugabo we nitwa Pascal n'ubundi ntabwo nzi yego uragenzwa n'ubuhoro se ndashaka icumbi ko hano nta nzu zikodeshwa zihaba se wa mugabo we oya n'ubundi ntabwo ari inzu yo gukodesha nshaka ahubwo nyine ndashaka uwancumbikira gusa uje gucumbika rero niba mwabinyemerera rwose mwancumbikira nanjye nkajya mbakorera akazi mutampemba wenda najya mbona akanya nkajya kureba aho nkorera udufaranga ego uyu muntu wamuhaye icumbi ko numva nawe wabyungukiramo rangwe oya biba bikomeye nyine mwatuza tugakomeza muraza kugira umwanya wo kubaza nyuma ngo ni muceceke twumve da n'ab'inyuma mutuze twumvikane ngo mutuze twumve impamvu rero nge nka randi manager wo kuri uyu murenge naje hano byabaye ngombwa ko manuka nkagirana inama namwe muri aka kagari kanyu ni byiza cyane rwose randi manager ni ukuruje kugira inama n'abaturage bo muri uyu mudugudu wacu twari tugukeneye nibyo rwose impamvu nyamukuru yatumye biba ngombwa ko mva ku murenge nkaza gukorana inama namwe rero ni uko namaze kumenya ko hari abaturage bamwe na bamwe batishimiye ko serivisi z'ubutaka dutanga tuzibaha sibyo nibyo rwose ibyavuze nibyo rwose hari nk'abantu nzi bamaze amezi ayo 3 yose basiragira baje guhera ku butaka ahubwo ni benshi cyane nibyo koko birashoboka ko hari abantu bakeneye serivisi mu biro byacu bishinzwe ubutaka ku murenge bagatinda kubona serivisi bakeneye urabizi bose babiri uretse n'ibyo ahubwo ubwo uhagera ugasanga ntuhawe amakuru yuzuye nabyo bigatuma udahabwa serivisi mu gihe gikwiye ngo kuko umuntu atujuje ibisabwa nibyo kubera ko ntaba yamuhaye amakuru y'ibisabwa ibyo bibazo byose ndabizi ko bishobora kubaho ariko ku bijyanye n'amakuru ngira ngo ku biro byacu amakuru yose ajyanye na serivisi z'ubutaka abamanitse ku biro byacu kuki mwavuga ko nta makuru muba mufite ariko noneho narumwe ariko se muyobo reka nkwibarize kuvuga ngo ari aho amanitse hariya uzi ko abantu bose ariko bazi gusoma ubu nanjye wambwira ngo ninjye kureba ibintu byose bimanitse hariya ku biro byanyu nkamenya iki koko wamenya iki waba babiri randi yego nonsi yatawe nibyo koko kuba amakuru amanitse ku biro byawe ntibihagije ahubwo hakenewe n'ubundi buryo bwo kugeza amakuru arebana na serivisi z'ubutaka ku baturage ibyo muvuga se si byo nakoze nk'ubu naje kugirana inama namwe kugira ngo mbahe ayo makuru yose mukeneye ariko mujye munaha baje babagana umwanya mubatege amatwi mwumve ibibazo bafite kuko hari igihe uhagera ukabona ubishinzwe arimo arafunga ibiro ngo agiye kuri tere washaka kugira icyo umusobanuza
ati nta mwanya mfite uzagaruka ubutaha. ariko ibyo nibyo ahubwo ni nabyo byiza. icyo nacyo kibangamiye abaturage baza gusaba serivisi mu biro byanyu bishinzwe ubutaka rwose. cyane rwose. murakoze cyane rero. iyi kayi mfite nanditsemo ibibazo byose mwangejejeho. Imana ibahe umugisha. aho bishoboka hose ndumva tugiye kubikosora. mwabyumvise? yego murakoze cyane rwose, murakoze cyane. Ndiko Felicien. Karame bisho. Ufite ikibazo ki? ariko rero nanjye burya ikibazo Bushombe yabonye nanjye nakibonye. Nukuri ndabona Felicien n'ibitari sawa. Aha. Kuba ntabyishimye byo rwose ntabyo mfite namwe mwabyiboneye. Byakugendekeye bite se? Urabona twakomeje gutanga ibitekerezo nyine muri iyi nama igamije gutegura gutangiza ku mugaragaro ishuri ryo munsi y'umunyinya, ariko wowe rwose urabona wibereye ahandi ntabwo turi kumwe. Hari ntabwo turi kumwe. Felicien, tubwira ikibazo ufite rwose. Ni wa mushiki wanjye Mutesi ukomeje kunesha umutwe. Atese kandi Mutesi? Nk'abantu sinzi uko nayibabwira rwose. Tubwire rwose. Nyine ngira ngo ibibazo yaneje nabyo byanatumye numva ngomba gushikara iki gikorwa cyo munsi y'umunyinya no gutangiza ku mugaragaro iri shuri mama yasize atangije. Birumvikana byo. Ngira ngo namwe murabizi byabaye kuri mushiki wanjye Mutesi. Turabizi nawe utabizi. Ubu noneho hari ibyo tutarimo kumvikanaho, ariko byose umuzi wabyo ni imyifatire yatumye yishora mu mibonano mpuzabitsina bigatuma byara imburagihe. Yego disi nubwo umwana yabyaye yipfiriye. Noneho rero na buriya burwayi bwe bwa fistile byamuteye. Ikirenze kuri ibyo rero ubu twatangiye kugira ibibazo tutumvikanaho mu rugo. Ibyo byose rero biba byanciye intege, ugasanga nta mahoro mfite muri njye, nkibaza impamvu Imana yatwaye ababyeyi bacu bombi ngasigarana inshingano zingoye. Ariko rero Felicien ni ibibazo koko ntawe utabyumva. Ariko bihagararamo kigabo sha niko bigenda. Yego rwose pe Felicien yihangana. Hagarara kigabo. Kandi aho wumva ukeneye ubufasha bwacu Felicien ujye utubwira rwose. Tubwira rwose tumufasha. Birangoye pe. Mwiriwe yemwe. Mwiriwe. Ego mana. Bite Cedric? Ni byiza. Masane ko watinze kwiyoza sera. Wahora n'ikisha, nicyo gihe mbonye. Ariko ndabona unarangije da. Kungendereye ninjoro se namahoro Cedric. Sha haraga service narinje kugusaba. Ego mana. Hano mu rugo iwanjye se? Ko service nsanzwe zitangira kuri salon de coiffure se. Ubu hano service naguha ni yihe koko? Noneho byongeye kandi reba ni nijoro. Urabizi ko nta muriro tugira hano. Ariko service nyine nahihuriye nizo muri salon de coiffure da. Ngo ni iyihe service ukeneye naguhera hano muhungu? Ndumva mwishakira nyine. Ngwiki Cedric? Niyo service ngushakaho. Ngira ngo urabyumva nawe ariko. Ego mane yanjye Cedric. Kuri umwana wa mwana we urumva iyo service nayiguha gute? Wahuzwa n'iki se? Konze ko usanzwe abandi cyongeye kandi ndumva ntari umwana kubera ko na Jack yajyaga yima. Reka ayo makuru niyazi se? Ndabizi ariko ngira ngo ni nabyo byamufungishije. Ikindi kandi urabizi ko iyo service nyiha abantu bayishyura. Sibyo se? Yego ndabizi kandi nanjye ndishyura. Ahubwo se nshobora kuza kurara. Nadina ko ntacyo avuze kuri iki cyifuzo cya Cedric, naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.